Yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari turimo turasiga ikwingi barimo baramutera ubwoba, arimo aramubwira ati we niba urimo urashaka kuba wahangana nanjye cyangwa ushaka kuba wagira ikindi kintu werekana, nzakwereka ukuntu umwana wawe nzaba namugira ikimuga. Uwabimubwiye n'ubwo buryo yese yigenderamo, ariko kwingi nuko nguko nawe yasigaye arimo arareba ati biki ibyo se urimo urabibwira nde cyangwa urimo uragerageza kuba wabibwira ndi? Umugore nta bwoba na buke yifitiye cyangwa se ngabe yagira n'ubwoba, nawe nuko nguko yese agenda, dore naho ngaho twasoreje. Ariko mbere yuko dukomeza reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntiwibagirwe kuba wakora ikurira ikubwo ngubwo dusa aho ngaho nyine hari mama w'uyu musore urahanga yararimo arabwira umwana wari uri aho ngaho nyine, ubwo nawe akaba umwana w'uriya mugabo wundi, ni umuvandimwe wari ko badahuje ababyeyi, akaba ari we badahuje nyine mama. Ubwo ngubwo yararimo aramubwira turiya mwana ni icyana cy'ikigoryi nta bwenge gifite, ntago gishimishije, wowe uteye neza uri umunyabwenge. Arimo ararata umwana uyu nguyu nyine uraha, arimo aramurata cyane, amubwira ati uri smart kabisa kabisa. Ariko bakiri aho ngaho dore nuko nguko Niya yararimo aravuga, dore yahise ahagera na papa we bari kumwe itayari, dore nuko nguko abandi batangiye kubavuga turiya mwana ninde, uriya mwana ninde. Aho nyine hari hameze nk'ahabaye ibirori, nta wamenya, ariko ndagatangira kubavuga ati sinzi impamvu ndimo ndabona uriya mwana ameze nk'aho atuzuye. Ubwo n'undi mwana nyine uri aho ngaho nawe yatangiye kuba yavuga ngo Niya ngo ameze nk'umwana utuzuye cyangwa ngo nk'umuntu utuzuye, ngo uriya ninde. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga turiya n'umwana wa uncle wawe, uriya n'umwana wa uncle wawe. Dore nuko nguko kwingi nawe yaje, ariko umwana nawe yatangiye kuba yavuga ati bino bintu ndabona ntabikunze, ariko ndabona ntakagombye kuba ndahanga nakigendera. Imama we nawe nuko nguko yaje atangira kuba yavuga ati uyu nguyu nawe no mu muryango wa fu, ntago byakagombye kuba mwamufata nk'umuntu utandukanye, kuko nawe avuka mu muryango wa fu cyangwa se nawe akomoka mu muryango wa fu, nawe afite imyitwarire myiza cyangwa agira imico myiza, ni gute mwamutandukanya n'undi mwana? Ubwo nuko nguko umugabo nawe yese atangira kuba yamubwira ati gabanya umunwa, iceceka aho ngaho. Ariko ku rundi ruhande akababwira ati uyu nguyu ni umugore wanjye, nubwo arimo aravuga amagambo menshi, uyu nguyu bamwita kwingi, ni umugore wanjye, dore ka kandi ukuntu karimo karareba, ese ko ntari nanamenya n'izina ryiwe cyangwa nta zina afite. Dore umwana w'uyu no mugore nako nguko nawe yese ahaguruka avuga ati iki ibyo ngibyo se uvuze ni ibiki? Dore papa we nuko nguko ahagaze kahise kaza kirukanka cyane, gatangira kuba kavuga ati papa, uyu mwana nyine yatoje umutima cyangwa yatojwe umutima mubi na mama we nyine, bundi cyo umuntu utoje umwana nawe nicyo akuramye n'ubundi azi. Yatangiye kuba nyine yaza kuba yapfubiriza papa we, adatekereza cyane kuri uriya muryango. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati hoya, ariko umwana nawe arimo aratekereza ati si uyu munsi ikari umunsi wanjye w'isabukuru, nkaba mbona papa nta kintu ashaka kuba yabikoraho cyangwa ngabe yabivugaho nyine nk'umwana, n'ubundi abatekereza ko papa wamwitayeho ku munsi we w'isabukuru. Rero yatangiye kuba yakibaza ati kubera iki nta kintu yitayeho. Dore umugabo nawe nuko nguko arimo arareba, agatangira ati yewe Niya we ari kure cyane. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati uyu munsi ni umunsi wawe w'isabukuru, ugomba ariko kuba wampamagara uncle. Unyumvire nyine umugabo aho kugira ngo amubwire ngo ugomba kuba wampamagara papa, yahise amubwira tugomba kuba wampamagara uncle. Urimo urabyumva cyangwa turimo turagendana? Umwana nawe yahise atangira kuba yabikora nk'uko abimubwiye ati yego uncle, nk'uko bivuze ngomba kuba naguhamagara uncle, nk'uko bimbwiye cyangwa se nk'uko byifuje niko bigomba kuba byagenda. Ariko undi yahise atangira kuba yamubwira ati se sijini we, ibyo ni ibiki utinyutse kuba wavuga gute? None se wibagiye ko uyu mwana umubereye papa cyangwa uno mwana uri papa we, gute wabwira Niya ngo aguhamagare uncle? None se ubu ngende mushiki wawe ra? Ubwo nuko nguko kandi nako katangiye kuba kavuga ati wa mukobwa we, wishaka kuba wabifata ukuntu bitari, wishaka kuba wakitwara nk'umusazi, hano hahuriye abantu benshi, ahubwo ugomba kuba wansaba imbabazi, ugomba kuba wansaba imbabazi, kuko ibintu wankoreye ntago ari byo. Uransaba imbabazi, ibitari ibyo ngibyo sijini we, uno mukobwa agombe kuba yansaba imbabazi. Ubwo nuko nguko yahise amureba atangira kuba yamubwira ati kwingi we, mama wanjye ari hano, rero ugomba kuba wakerekana icyubahiro, ukanavugana icyubahiro gikabije cyangwa se kirengeje urugero, nk'umukobwa warezwe, umukobwa yabonye ko n'ubundi bamutereranye,
atangira no kuba yarira akavuga ati none se njyewe kubera icyo utarimo urubaha umwana wanjye, igute utarimo urubaha niyaniye ubwo ngubwo mama w'umuhungu nawe agatangira kuba yavuga ati we wigaragaza imyitwarire aha ngaha urimo uritwara nk'umuntu utajya wubaha, kandi ibyo ngibyo byo si ibanga, umugore wese yakagombye kuba yagira ikintu cyitwa kubaha. None se ni gute iki cyana cyawe cy'ikigoryo kizanye aha ngaha niba cyagize isabukuru uri kubona cyakagombye kuba cyabarizwa muri fu, mu muryango wa fu? Umugabo ni uko nguko yatangiye kuba yavuga ati mama hoya hoya, ibyo ngibyo urimo urarengera cyangwa urimo urajya kure cyane, rekera dore umukobwa nuko nguko yagize umujinya, ahita afata ikirahure ahita agikubita hasi arakimena. Bamuteye umujinya bose bahita bikanga ati iki uyu ni jetero duteye se? Akavuga ati birahagije, ibi byose murimo muravuga birahagije, njye mba nabahaye akanya cyangwa se nkabahereza igihe cyanyu nkabubaha, uyu munsi nakagombye kuba n'ubundi nanjye mwanyubaha mukanubaha niyaniya, kuko umunsi we ni umunsi utandukanye n'indi minsi yose yari itandukanye. Kandi uyu mwana murabizi ko ari uwa sijini nawe afite igicano muri uno muryango, ni gute mwatinyuka umugore nyine yifitiye umujinya agatangira ati gute umwana wanjye mutamuhereza umwanya, hano kandi nawe ari umwana wo muri uno muryango, gute mwatinyuka kuba mwafata umwana wanjye ku munsi wihariye nk'uyu nguyu mukamufata mukamusuzugura imbere y'abantu bose? Reba uyu ni umwana wa sijini, ni gute mwatinyuka kuba mwafata mukamukora bino bintu kandi nawe ari igice cy'uno muryango? Ibyo bintu mwa mwabitekereje? Cyangwa ubwo sijini nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati kwingi we mama ibyo arimo aravuga nuko arimo arabivugana umujinya cyangwa se ararakaye, rero baseriye wibifata nkaho biri seriye. Undi akamubwira ati gute naba seriye, ngibi ngibi simbifate seriye, ni gute yavuga ibintu nk'ibyo ngibyo ngo simbigira ibintu birenze? Ariko ndakamubwira ati uri umugore wanjye, ariko ntugakaze ibintu, uri umugore wanjye wikaze ibintu wibishyira kuri urwo rwego. Niyaniya n'umwana wanjye kandi ndamukunda cyane kuva yavuka, rero bisobanuye ko uno mwana rero mwiyumvamo cyangwa mwishimira. Ni gute umugore agatangira kuba yavuga ati sijini we ibyo ngibyo urimo uravuga wenda sinzi kirimo kirabigutera, ariko ngo si wowe ibyo ngibyo witekereza kabiri, tekereza kabiri ibyo bintu bitekereze neza, kuko ndabizi ibintu wowe urimo urafata ukabishyira kuri urwo rwego siko bimeze. Rero ibintu urimo urakora ntabwo urimo urabitekerezaho neza, ntabwo urimo urabitekerezaho neza habe na gato. Umugabo nuko nguko yarebye atangira kuba yavuga ati iki yewe kwingi we kwingi igute watinyuka kuba wavuga gutyo, ubundi ugamije iki cyangwa urimo uravuga ibiki? Idore kwingi nuko nguko arimo arareba nyine uno mugabo ameze nkaho nyine aba yamuciye amazi cyangwa yamuteye ishoti. Ubwo nawe nuko nguko yatangiye kuba yareba akitegereza mama w'umusore, akamureba agatangira kuba yavuga ati oya nta birenze cyangwa se ntacyo bisobanuye, nta birenze, nta kintu na kimwe ibimaze cyangwa bisobanuye. Njye ndashaka ko bino bintu byose birangirira aha ngaha tukabisoza, ibintu byose bikaba byarangirira aha ngaha. Dore ka kakobwa nuko nguko karimo karareba umugore yese avuga ati niyaniya none twakerekera tukagenda tuva aha ngaha, kandi bino bintu sinzaba nabyicuza. Murabeho umugore nuko nguko yise yerekera, ariko mama w'umuhungu abibonye yese atangira kuba yavuga ati gute ntago bikunda ibyo ngibyo. Urakeka se ko nyuma yo guteza ibibazo wahita ugenda gutya? Urakeka ko nyuma yo guteza ibibazo wahita ugenda gutya? Ibi ngibi ntago umuryango wa fu twabyishimira, ntago ibi ngibi twabyishimira, ahubwo mwe barinzi we muzamuke muze mbereke. Ubwo aho ngaho hari abagabo baje ba kibobo, baje birukanka bagiye kuba bakubita umuntu. Ubwo niko umugore yatangiye kuba yavuga ati ndashaka ko munyigishiriza ino ndashima isomo. Umugore w'indashima ngo bagiye kuba bamwigisha isomo, ndagatangira ati murimo murakora ibiki? Batangiye kuba bamufata bya kibobo, batandukanya n'umwana, bamushyira hirya, umwana atangira kuba yareba ati biki. Umugabo nawe byose arimo arabireba, abandi bagatangira ati mama. Undi nawe agahamagara umwana agahamagara mama, akavuga ati mwaretse mama akagenda. Uwo ni umwana nyine urimo urabisaba cyangwa se abivuga ati mwaretse mama akagenda. Dore nuko nguko baje batangira kuba bamudiha, bamukubita gake, ariko undi akavuga ati se ni ibiki murimo murakora? Ibi ni ibiki? Undi agatangira kuba yavuga ati gute urinda shima, gute urinda shima kubita iki? Yagiye hatangira kuba yamutimbura, ajya haramutimbura bya nyabyo. Umugore bagiyeho baramukubita, umwana warimo ararira avuga ati mama mureke mama,
ibyo ntago ari byo, mureke mama, dore nuko nguko bagiyeho batangira kuba bamutimbagura. Umugore nuko nguko nyine arimo arasaba imbabazi avuga ati mwandetse nkigendera. Abandi bo barimo baramutimbagura, bamukubita nawe agakebuka akareba akitegereza urimo uramukubita, akareba hirya akabona umugabo we, dore nuko nguko nawe byamucanze cyangwa se byamurenze. Undi cyangwa se mama w'uno musore wa CG arimo aravuga ati mumwereke isomo, mumukubite, mumukubite, dore na kagakobwa nuko nguko karimo karareba, nako kakagore, nako wa mugore nta kantu kabaho. Umwana yatangiye kuba yavuga ati se papa, ntabwo urimo urareba bino bintu, waretse wababwiye bagahagarara ubwo agiye kuba yagenda. Wa mugore yahise atangira kuba yamufata, yewe CG we, nukuri ndi kumva umutwe urimo urandya, undebere dore umugabo. Aho kugira ngo ajye kuba yatabara yahise atangira kuba yavuga ati shuha, bamwita shuhani, cyangwa shuha ubwo nyine n'igishishwa, shuha niryo zina rye. Yahise atangira kuba yamubwira ati ni ibiki. Umwana nawe atangira kuba yavuga ati papa, waretse wabwiye bano bantu bakareka kuba bahohotera mama, wababwiye bakareka kuba bamuhohotera, ibi ngibi ni ibiki, ibi ni ibiki. Ubwo nyine yahise atangira kuba yamubwira ati waretse kuba mama nyine bamuhohotera ashobora kuba yapfa. Ubwo niko nyine yamubwiye ati se basi urimo uribuka ko afite urupyiko rumwe, urimo urabyibuka? Kana niko karimo karavuga kakavuga ati uraza gutuma apfa, urimo uribuka ko afite urupyiko rumwe. Umwana yatangiye kuba yarwana n'abagabo avuga ati mureke mama, Yari, dore umwana nuko nguko yabacitse, nta kindi kintu yakoze usibye kuba yaza agapfukama. Ndebera nawe, dore gufata umwana nk'uyu nguyu nyine akaba nyine arimo arasaba imbabazi muri ubu buryo. Umwana nta kindi kintu yakoze usibye kuba yapfukama. Umugore nawe nuko nguko arimo arareba, nawe yitegereje umwana w'ibintu arimo arakora, dore nuko nguko kaje gatangira kuba kavuga ati anko, nkuko yari yabimusabye nyine ngo amwite, akamubwira ati twakoze amakosa, ariko ndagira ngo mbe nagusaba imbabazi z'ibintu byose twateje twakoze, ndagira ngo mbe nagusaba imbabazi, nukuri tureke tugende, tureke tugende. Dore umugore nawe arimo arabireba akavuga ati twebwe tureka ibintu byose twari turimo twateje, none duhite twebwe tugenda, nta kindi kintu twongera kuba twateza. Nukuri ndabigusezeranyije, cyangwa se ngo ni isezerano nguhaye, nta kintu turi buze kuba twateza. Umwana nuko yahise amanuka ajya hasi, atangira kuba yajya ku mavi, ashyira umutwe hasi. Nawe undebere, dore ngo papa w'umwana, dore nuko nguko abikemura cyangwa se abigenza. Ese nawe wakishimira kuba umupapa nk'uyu? Reka ndakeka ko utabyishimira. Rero uharanira kuba waba umupapa mwiza, uba umupapa mwiza wa danje, ku buryo n'abandi bose bakwigiraho isomo. Yari, dore nuko nguko umugore nyine arimo arareba, dore nuko nguko arimo arareba umwana we, ndetse na papa agatangira kuba yavuga ati we murekere, mumurekure, ubwo nta wundi barimo aravuga, ni kwingi bafashe. Ubwo yahise atangira kuba yabwira bya kibo bati mumurekure. Yari, dore nuko nguko umugore cyangwa se mama w'umusore nawe yari arimo arareba. Yari, umugabo atangira kuba yasunika barahativa mu nzira wa ruzingo we, inge kuba nareba ikibaye. Umwana nawe yikangamo kubona ukuntu nyine papa we yaranarakaye, atangira kuba yavuga ati niya, igute watinyuka kuba wavuga ibyo bintu, igutaga. Umwana agatangira ati anko, nicyo kintu nabonaga gikwiriye, kuba nabikora cyangwa se kuba nasaba imbabazi. Rero ndabizi nk'abantu bose bari ahangaha nta muntu n'umwe wishimiye mama, ndetse nanjye nta muntu n'umwe twishimiye. Rero ndagira ngo mbe nabahereza amahoro, twebwe twigendere, tugiye kuba twagenda njye na mama tuva ahangaha, kandi ni ibintu mbasezeranyije, ndetse na mama tubasezeranyije tugiye kuba twagenda. Disi dora kana ikagatangira kuba kakongera kavuga ati ni ibintu tubasezeranyije, twe tugiye kuba twagenda. Yari, ubwo nuko nguko umwana nyine yahise ajya ku mavi. Yari, umutwe hasi, ndebere nawe disi, dore umwana agahinda bafite. Ubu se uyu mwana yakura ameze ute? Ni ruhe rukundo yazakura yereka papa we? Papa wamutwara gutya cyangwa amufata gutya, ibyo bintu yazabihuza gutereka? Reka ntibishoboka. Ubwo umwana nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ati papa, twebwe tubabarire, tugende, ntabwo tuzongera kuba twagaruka tugende na mama, tureta dufata umwanzuro tugende tuva ahangaha, twerekere. Kandi urakoze cyane kubw'ineza no kuba watwiyereka we wa nyawe. Umwana nyine umva ukuntu yahise abwira papa we ati kandi urakoze kuba wakwiyerekana we wa nyawe, urakoze cyane. Dore umwana nuko nguko yahindukiye. Ubwo nyine nuko uvuga ngo
agiye kuba yajyana na mama we ibigendera, ariko umubyeyi nawe yarebye umwana yibyariye aravuga ati uyu mwana ni uwanjye, uyu mwana yaba ari uwanjye. Umwana nawe nuko nguko yitangiye kuba yaza gake gake, atangira kuba yavuga ati mama reka tugende, reka tugende, reka tugende. Ubwo nuko nguko yarebye mama we, atangira kuba yamubwira ati mama reka twerekere tugende tayari, dore nuko nguko umubyeyi nawe yaramubonye ibiramurenga amarira yizenga mu maso, atangira kuba yamubwira ati mwana wanjye reka tugende, reka twerekere tugende, dore nuko nguko umwana yahise afata mama we tayari nanakubwira ati inshuti yanjye kano gakuru n'ubwenge kaduhereza isomo ku bagabo ndetse n'abagore n'abana, kaduhereza isomo tayari igasharinga inshuti yawe uzi nawe yabiteye gutya, cyangwa se ku muntu ubona byacanze nk'uko bano bantu nabo byabacanze, umubwira ati uze kuba wakibuka gukanda kuri subscribe, like, noneho nawe agasharinge kuri papa we, ndabizi papa we bishobore kuba nawe bitameze neza nk'uko hano bimeze. Ubwo nuko nguko umugabo nyine agiye kuba yakurikira umugore, batangiye kuba bavuga ati oya sheri nukuri wimukurikira, uriya yahereye karaduhohotera cyangwa se adutoteza, winamuhanga amaso, ariko umugabo akavuga ati ndekura shiga ari we to oshe. Ubwo nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati none se jini we, yewe jini we yese yirukanka agiye kuba yakurikira umugore, ariko umugore yifitiye agahinda nta kintu na kimwe waza umubwira. Reka reka dore barimo baragenda, ibaje bigendera, umwana nawe arimo aratekereza kure cyane, ariko uyu nguyu ntago ari umwana, reka reka ntago ari umwana. Ubwo umugore nuko nguko yatangiye kuba yabona telefoni, ubwo kuyireba yabonye ubutumwa cyangwa se yabonye hari uwamwandikiye ubutumwa, atangira kuba yabukandaho, barimo baramubwira ati kwingi we ndabizi warakaye ariko wirakara. Ubwo nta wundi wabyohereje ni jini yatangiye kuba yamubwira ati byose ndaza mbigusobanure, byatewe na mama, ndashaka kuba nabigusobanurira, noneho nkaba nanagusaba imbabazi nimugoroba, nshaka kuba nanagusaba imbabazi z'ibintu byabaye nimugoroba, nukuri wituma niyani yaraza kuba yarakara cyangwa se ngagira umujinya, nukuri byumve cyangwa se bikore gutyo wigenda. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yacinya inkoro asaba imbabazi, ariko umugore nawe nuko nguko arimo arabyumva, agatangira kuba yabireba akavuga ati iki ibyo nibikureba, cyangwa se ibyo nibikureba. Nawe hari amagambo yatangiye kuba yakandika, yandika gake gake, agenda yandika, atangira kuba yagenda yandika ati rero igikurikiye ngenda ndashaka divorce nge nawe, nicyo kintu nifuza, cyangwa se ndashaka divorce nge nawe. Umugore nicyo kintu yanditse, yakamejeje cyangwa se yarakaye, yese abwira umwana we ati twagenda twakerekera tukagenda. Se umugore agiye he? Umugore ko yafashe umwanzuro wo kuba yagenda, agiye hehe? Ni hehe yerekeye? Umugabo nawe arimo aratakamba asaba imbabazi, ariko umugore yaravuze ati reka twigende. Do umugabo nuko nguko yaje, imodoka nayo ihita itsimbuka, yatangiye kuba yavuga ati kwingi, yewe kwingi, kwingi we yarerekeye arigendera. Umugabo nawe asigara arimo arabwejagura, gake gake yese atangira kuba yavuga ati oya reka nze nguhamagare, ubwo niko yese atangira kuba yavuga ati reka nze nguhamagare ibintu ndebe ko byagenda neza. Tayari agatangira kuba yahamagara, ariko ntago ari wahamagaye, bahise bamubwira ati ibintu byose ntago bimeze neza, madamu wawe ati turamubuze. Umugabo nyine niko batangiye kuba bamubwira ati bigikurikiyeho tubonye impapuro yasize, cyangwa se impapuro zoherejwe n'ibitaro, umadamu wawe ntago ameze neza. Umugabo yatangiye kuba yavuga ati iki ibyo nibiki mumbwiye? Ubwo nyine hari umuhamagaye amubwira ati madamu wawe, cyangwa se ubundi bamubwiye mama we nyine niko barabakoresha n'ibintu bya madamu Sikigari we. Ubwo nyine aramubwiye ati mama wawe ntago ameze neza, atangira kuba yavuga ati reba we ibi ni ibiki, ati fata telefone. Ubwo yise ahamagara kwingi, atangira kuba yavuga ati ndakwinginze fata telefoni, fata telefoni. Ariko umugore si reka ubwo yise atangira kuba bamubwira babandi tuziranyeho ati mukiriya wacu umurongo muhamagaye urazimije, ibyaba byiza uhamagaye mama wawe mukamwiganirira, nicyo kintu cyoroshye. Ubwo nyine bo bashaka bakubwira ibintu nyine bo bakeneye, bamugiriye inama yo guhamagara mama we bakabiganira, agatangira kuba yakibaza ati se agiye he? Ni hehe yaba yagiye? Hagiye he? Ubwo nta kindi kintu nawe yakoze usibye kuba yasubira inyuma avuga ati ngubu ahagiye ndahaketse, ngomba kuba najyayo, ngomba kuba nashobora kuba najyayo kugira ngo
ndebe niba nacinya inkoro cyangwa nasaba imbabazi, ibintu tukaba twabikemura bikarangira. Nshaka kuba navugana nawe, ngomba kuba navugana nawe. Nuko nguko yahise atangira kuba yavuga ati tayari, reka njye kuba namureba nsaba imbabazi, ngomba kuba nacinya inkoro. Tayari dore nuko nguko yahise ajya mu modoka vuba vuba. Ariko dore ukuntu ikintu gitangaje, dore tugeze kuri uno munota utari wabyonda kuri subscribe se wagabyonzeho ukagakanda ukareba ibitangaza. Umugabo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati se pasi uri mu rugo? Ubwo niko yatangiye kuba yakandikanye navuga ati untegerereze mu rugo ndaje, noneho tubiganireho nanabigusobanurire byose ndaje. Iyo niyo message nyine yahise amwandikira, kuko telefone yo bamubwiye ati irazimije, ibyaba byiza uhamagaye mama wawe mukamwiganirira. Yari yatangiye kuba yakatsa icyuma ngajye kuba yareba kwingi, ariko uno mugabo ntashobotse we. Nicyo kintu kiri aho ngaho nakubwira, uyu mugabo ntashobotse. Nagati kamwe baterera mu ryinyo nyine, kamwe bavuga ati yatereye agati mu ryinyo, niwe kagati baterera mu ryinyo niko kaba kadashobotse. Tayari aho ngaho barimo baratwereka ku kibuga cy'indege, hari urujya n'uruza, ariko bagahita batwereka niya ndetse na mama we barimo baragenda gake gake bitemberera. Umwana yise atangira kuba yavuga ati mama buretse buretseho gatoya. Umugore atangira kuba yavuga ati iki, akamubwira ati koko ntabwo ukeneye ko tujya kwa muganga, urumva nta kibazo ufite, reka tujye kwa muganga. Umugore akitegereza ati iki, reka ntabwo bikenewe cyangwa se ntabwo ari ngombwa, iko twajya kwa muganga, mama wawe imeze neza, ndaza kuba najya kwa muganga, nituma tugeze mu mujyi ndaza kuba najya kwa muganga, nta kibazo, ibintu byose baraza kuba banyita, ariko tumaje kuba twagera kwa muganga nta kibazo, nitugera mu mujyi ndaza kuba najya kwa muganga. Ubwo nuko nguko nyine, ubundi sibye nyine ibindi bihugu nyine byari binini, ku buryo kuva mu mujyi ujya mu wundi bisaba gutega indege nyine, atari ibintu byashira umuteto nako by'imodoka. Umwana yatangiye kuba yavuga ati nta kibazo, ndimo ndabyumva, ariko nizere ko utababaye mama, nizere ko utari murababara, ibintu byose bimeze neza, nizere ko utari murababara. Disi umubyeyi yifitiye akana keza, akavuga ati cyane ntugire ikibazo, kandi ntiwicire urubanza cyangwa ngo wishinze amakosa, nta kintu wakoze niya, ibintu byose ni gudu, ibintu byose ni neza, kandi wagerageje kuba warinda mama wawe, uragatwari gatoya. Umwana nawe akavuga ati yigo se igo, ariko akareba mama we agatangira kuba yavuga ati mama ntukajye ugira ikibazo, ngewe nzakurinda ubuziraherezo, ngewe mu gihe nzaba mpagararanye nawe, ngewe mpagararanye na mama mfite imbaraga zatanje, rero ntabwo natuma hari ikintu kiba kuri mama. Ibyo byo ni ibintu nanjye ngusezeranyije, sinzatuma wongera kuba wababara mama, ni ikintu ngusezeranyije. Idura umugore ngo biramurenga kumva umwana amubwira ikintu nk'icyo ngicyo, umwana ungana gutya kukubwira ngo azajya kurinda. Ubwo na mama yise atangira kuba yavuga ati mama wawe buri gihe mba nkwizeye, kandi ndabizi ko uzabikora mwana wanjye. Umwana nawe ati cyane rwose, utu ni utuntu toto tworoshye nyine, ntabwo yamuca intege kuko nyine ni umwana, ariko uba ugomba kumwereka ko ibintu byose yabikora. Nubwo ari umwana, umugore disi nawe yararebye aravuga ati umwana n'uyu nguyu, ariko mu mutima agatangira kuba yavuga ati sijini we, ntabwo ngewe nzagumya kurinda amasezerano wampaye, cyangwa se naba naraguhaye. Mu gihe kuzuza amasezerano twahanye byakunaniye, rero mu gihe udashobora kuba wanyitaho ndetse n'umwana, mu gihe wumva ko ibyanjye nawe birangiye. Umugore nicyo kintu arimo aratekereza nyine, avuga ati ibyanjye na sijini birarangiye. Ubwo nuko nguko umugore yese abwira umwana ati twerekere tugende, dore nuko nguko ubugore ndetse n'umwana bagiye. Wa mugabo warimo araringaringa amanjirwa, arimo arashaka umugore dore nguyu ku kibuga cy'indege, Tayari agiye kuba yakizira mu Rwanda, kwiberayo niba indege yise haguruka Tayari, ese bono yirukanse ntiyayifata ubundi? Ariko se mbaze, dore nuko nguko barimo baratwereka indi modoka hafi aho, gake hari indi modoka irimo iraza iparika, pole dore ninde wavuyemo, ni sijini wavuyemo. Ubwo nuko nguko hari aho yaje guparika, Tayari avamo, aza gutyo atangira kuba yavuga ati ubundi ubungubu ikintu nkeneye bwa mbere ni uguhita mbanza ngasaba niyaniye imbabazi, none nkamubwira ati mwana wanjye mpagaze nshize amanga muhagaze iruhande, nkamubwira ati noneho papa wongeye kujya ngufashe, none mpite mpindukira mbwire kwingi
impfukamye musaba imbabazi umugabo nako nguko yaje nyine ngaje kuba yasaba imbabazi. Hari urugajeho ariko abandi twabonye batega indege kare. Undi yatangiye kuba yaza kuri urwo rugo atangira kuba yagenda ashyiramo amapasiwadi. Arimo aravuga ngo agiye kuba yaza ngo asabe imbabazi. Igitangaje se abandi baminutse kare. N'indege yahagurutse wenda yari kuba yayiparamye ariko yagiye. Yatangiye kugenda akanda. Ubwo akavuga ati iki ubwo nuko nguko yese afungura. Gake gake arayifungura. Inzu yarayifunguye ubwo ngubwo aje kuba yareba atangira kuba yavuga ati kwingi nagarutse kwingi we kwingi. Ubwo yagumye ahamagara kwingi ariko kwingi ntawe uhari. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibiki ndimo ndareba cyangwa se ibi ni ibiki ndimo ndabona. Kwingi we kwingi. Ubwo nuko nguko yarebaga akavuga ati ino nzu se ko numva harimo uruntu. Bari hehe ubwo niko nyine yatangiye kuba yareba. Agatangira ati kwingi yabaye kwingi kandi kwingi twabonye atega rutema ikirere yerekera azamuka hejuru yizira hano mu Rwanda. Ubu ngubu nyine aje kuba twabana no yampaye randevu kagiye kuba yaza tukabana. Nicyo kintu yambwiye. Inde harya ayaya natwawe ntago ariko yambwiye. Umugabo yatangiye kuba yavuga ati kwingi we uri hehe. Ubwo n'umugabo nyine atangiye kuba yakibaza hano kwingi yaba yagiye. Kandi kwingi we yigendeye kare. Umugabo nuko nguko yarebye biramucanga biramurenga. Akareba hirya akareba hino akareba impande agatangira kuba yavuga ati none se ko ndimo ndabona hari ibintu byagiye bivamo muri ino nzu. Hari ibintu byagiye bibura cyangwa se byaburiwe irengero. Umugabo nuko nguko yatangiye kuba yagenda areba impande n'impande akibaza ati se wagwani bimeze gute ibintu bimeze gute. Tayari umugabo nyine bagiye babijobora bagenda bakuramo kamwe ahanda kandi gutyo nyine nk'umuntu uri muri igendera. Ibyo se wabiso bimubwira. Umugabo nuko nguko yaje aritegereza atangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki ndimo ndareba ntumbaze ngo abonye iki. Yatangiye kuba yareba muri garderobe hirya atangira kuba yavuga ati reka nze ndebe. Nicyo kintu gisigaye kuba nakonfirima ko umugore yagiye cyangwa se adahari. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati reka mfungure. Ubwo niko yatangiye gufungura garderobe. Ubwo ntumbaze niba ari witava ku bintu niba biri bugende gute nasanga nta myenda irimo. Dore nuko nguko yaje gake atangira kuba yafungura garderobe pole gake. Tayari umugabo nuko nguko arimo arayifungura adahwera kuko imyenda yo ntayo yose yabirimo arakora imwiki mwaha. Ubwo niko yarebye aritegereza kureba garderobe bagiye bayinusura bakuramo ibikenewe bidakenewe bakabisiga. Dore ngi yari amakariso amashuruje ntayakibaho. Ubwo nyine bagiye babinusura gake munyihanganire bwo ngobwa. Uko niko yatangiye kuba yavuga ati imyenda ya kwingi ntayihari. Nta myenda ya kwingi iri ahanga yose yagiye cyangwa se yabuze. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati yagiye nta kindi kintu yari gutekereza. Yese atangira kuba yavuga ati bagiye. N'agatege karacika akabaraga karacika. Yamanutse arimo arahwera atahagarara. Ubwo niko yamanutse nawe byamucanze arimo aribaza ati se koko ibyo mbonye nibyo cyangwa ndimo ndibeshya. Ubwo umugabo nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ndimo ndibeshya cyangwa ubwo nawe yabuze epfo na ruguru abura hirya no hino yaburiwe muri make. Tayari dore nuko nguko yarebye ariko hirya hari impapuro za divorce niba murimo murareba neza. Umugabo nuko nguko arimo aratekereza cyane we yatwawe cyangwa se ari kuri cyane. Yatangiye kuba yavuga ati ubundi biriya bintu ndimo ndabona hariya ku meza ni ibiki. Ubwo nicyo kintu yatangiye kuba yatekereza arimo aribaza ati biriya bintu ndimo ndabona hariya ku meza ibyaba ni ibiki ibyaba ari ibiki. None se kwingi yari yapanze kuba yansiga. Ibi ni ibintu yari yapanze. Hirya hari impapuro za divorce. Yatangiye kuba yavuga ati ibintu byose yabipakiye yagiye. Byose yabipakiye uwo ni umugabo urimo urabitekereza. Dore nuko nguko yaje gake Tayari atangira kuba yavuga ati reka nze ndebe ibintu biri muri kino gipapuro cyangwa se biri kuri rwa rupapuro. Kandi ni impapuro za divorce nta kindi kintu yaba yasize. Umugabo nuko nguko yaje gake ariko atari yagenda hari ikintu yumvishije akandagiye.
atangira kuba yavuga ati icyo ni igiki, imunyoye cyangwa nsyonyoye. Ubwo kwitegereza neza dore ni agapeta, nako ni impeta, agapeta, ipeta, impeta, ipeta, ahaha, impeta. Ubwo nta kindi kintu nawe Yesu akora usibye kuba yahita amanuka gake gake agahita ayifata, akayitegereza pole gake gake, dore nuko nguko yayirebye, arayitegereza, arayireba gake, ariko nta kindi kintu mu kuyireba yatangiye kuba yakibuka usibye umunsi. Ubwo nyine yihaye umugore cyangwa se nyine yayimuhaye, wari umunsi umwe umugabo arimo arataha nk'abandi bose, yishimye bishimanye, ibi byose bitari byaza, ibi byose byari bitaraza. Ubwo umugabo nuko nguko yaje aturuka inyuma, umugore ahita amuyambira mugwamo tayari. Umugore nawe arikanga atangira kuba yavuga atari komana, ibi ni ibicyo ndi Yesu atangira kuba yamubwira ati isabukuru nziza nyine. Ubwo nyine bari barimo baraserebura anniversaire cyangwa se ubwo ni isabukuru, ubwo bari barimo baraserebura intuza nyine umunsi anniversaire ya gatatu bamaze bakundana nyine. Ubwo ni inshuro ya gatatu, umwaka wa gatatu bari bamaze bakundana, na imbuze n'ukuntu bisobanura. Ubwo Yesu amukubita ya mpeta aramubwira atakira, iki ngiki ni ikintu nifuje kuba naguhereza, kuko sinshaka kuba nakubura, uri ubugingo bwanjye. Ariko urukundo banza runabeshya. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati uru urugingo rwanjye, kwingi. Ubwo nuko nguko yahise amanuka atangira kuba yamubwira ati ni diyama nagukoreshereje cyangwa se nifuza kuba naguhereza nk'ikintu cy'agaciro, kuko uru rukundo rwanjye rutangaje, uri ikimenyetso cyanjye cy'urukundo. Dore umugabo nuko nguko yahise ayimushyiramo, ayinyereza, ayimanuriramo, ayimarira, ampaye nka rero. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati mu maso yawe iyo nirebye mba ntekereza ko niyo haza umuhengeri nta kintu na kimwe cyadukanga, nta cyadutirimura, urukundo rurabeshya. Ubwo yamaje kuba yayimushyiramo atangira no kuba yamubeshya. Umugore nawe atangira kuba yajya avuga ati wow, urukundo rwanjye nuru. Gake gake umugore nyine yaraserebuye, arasara cyane. Dore umugabo nawe akamubwira ati urukundo rwanjye ni wowe niyo haza umuhengeri, nta kintu wadutwara. Tayari umugabo n'ibyo ngibyo arimo aribuka nyine ino mpeta yamuhaye, ibintu yabivugiyeho akaba bimunaniye kuba yabyuzuza. Nicyo kintu yatangiye kuba yatekereza nyine, bikaba byose bimunaniye kuba yabyuzuza. Agatangira kuba yavuga ati kwingi we, yewe kwingi, ukuntu nayikumariyemo nkayigushyiramo ukaba ugiye. Tayari dore nuko nguko nyine bayimusigiye. Ubwo yatangiye kuba yavuga tumbabarire. Uwo ni umugabo nyine urimo urabivuga tumbabarire, yananiwe kuba yakuzuza intego ze. Dore indege nayo Tayari nuko nguko irimo iramanuka, gake gake nyine iramanuka. Indege nayo yageze mu birere iramanuka, ntago igumayo. Nuko nguko yamanutse, aho hari umwana ndetse na mama Niyaniya ndetse na kwingi, hari aho barimo baragira ngo bagiye mu mujyi. Tayari nk'isezerano yahaye umwana, yari yamubwiye ko naramuka hageze cyangwa se bageze mu mujyi bari wita baza kwa muganga. Yahise atangira kuba yamubwira ati yemwe muze tujye kuba twabareba, tujye kubakorera ibizamini by'amaso, muganga ariteguye, munkurikire muze njye bajye kuba babareba. Umugore nawe ati tayari twagenda, nta birenze cyangwa se ntari bitwerekere, tugende. Dore umugore ariko agiye kuba yagenda, hari telefone yasonnye. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati ninde. Ubwo kwitegereza neza yagiye kubonabona ni message cyangwa se SMS, ubutumwa bugufi bwahise buza. Atangira kuba yamubona arimo aramubwira ati kwingi we. Umwana nawe arimo arabireba, agatangira kuba yavuga ati umwana wanjye ari he, wowe n'umwana muri hehe, mwagiye hehe? Umwana nawe akabibona. Umugore nawe akitegereza cyane. Undi yagumye nyine amwohereza message kuko telefone ntago ibasha kuba yacamo umugabo. Byamucanze, arimo aravuga ati nakoze amakosa pasi se yampaye andi mahirwe, nanjye nkisubiraho. Ibyo nakoze byose ndimo ndabyicuza, ampaye andi mahirwe namusobanurira nkamubwira buri kimwe. Uwo ni umugabo nyine urimo urabivuga, ariko umugore yese avuga ati reka nze nkwereke aho mbera icyago. Tayari nuko nguko yahise azimya telefoni, avuga ati ano makosa sinshaka kuba nayasubiramo, ahubwo igikeneye nuko mpamagara avokari akaba yabikemura bino byose. Umugore nicyo ngicyo yahise akora, usibye kuba yakuramo simukadi muri telefoni.
undebere dore ukuntu umuntu nyine afata umwanzuro kandi akawugumaho. Dore nuko nguko yakuye telefoni nako simukadi muri telefoni, ikirenze ahita anayita hasi. Uyu muntu aba yaguhaze yagukarabye cyane, yahise ayifata arayicugunya hasi. Ikirenze ahita abwira umwana we ati twerekere twigendere, twigendere. Tayari dore n'ukuntu yahise noneho agasyonyagura. Ubwo abantu bose basevinze kuri no simukadi nabo aba bakandagiye cyangwa se aba basyonyoye. Tayari dore nuko nguko yahise yigendera ndetse ajyana n'umwana we. Bagiye utyo, ariko no mugore sinamurenganya, sinamucira urubanza ibintu arimo arakora cyangwa se akoze. Biranakwiriye. Ese birashoboka ko bashobora kuba bakongera bakihuza bagakundana? Ariko amahirwe yo abaho cyane cyane. Ibi ni ibintu bibaho ko bashobora kuba bakundana. Rero reka mbe nakubwira ati njye nta cyizere mbifitiye cyangwa se sinanabizi. Reka tuzabimenye ejo, kuko nanjye mfite amatsiko nk'ayo ufite. Noneho ku munsi w'ejo tuzahahurire turebe ukuntu byagenze cyangwa se bizagenda. Tureba kandi gace gakurikiyeho. Ino nkuru iraryoshye cyane. Mbere yuko rero tugasoza cyangwa se tukarangiza, reka ngusaba akantu gatoya. Reba neza niba warabyonze cyangwa se warakanze kuri subscribe. Nusanga utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment tubwire ko ino video wayibonye. Iramutse yagushimishe ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace ni ku munsi w'ejo. Nongere nsuhuze Abarundi barebe inkuru izacu dushyiraho umunsi ku munsi. Kuko bitwereka urukundo, bitwereka ko muba muhabaye. Mushyire comment nyinshi cyane muri comment mwandike cyane cyane, mwandike ku buryo nanjye ndi bugira ubwoba. Reka ngushimire we wageze kuri uno munota ukiri murareba ino nkuru. Ndagushimiye cyane. None we wageze aha ngaha nkwifurije imigisha myinshi. Imana ibarinde. Ndabakunda cyane. Bye bye.